n'impamvu ndi kuvuga Soroba kano kanya munyumve neza nuko Soroba ubu ngubu tuvugana nuko nyine yamaze kujya gutabwa muri yombi, ntakiri mu maboko ye, ari mu maboko ya leta y'u Bugande. Soroba ikiranga nuko uyu mugore wamuhaye amafaranga kugira ngo batangirane ibintu by'imishinga no kwamamaza, muri make ikintu yarakeneye nuko Soroba ari kuzajya agenda akagira gute akamufasha mu buryo bw'urukundo, ariko urukundo rw'ikirwa mu buriri. Nicyo kintu ubundi umugore yari yinjirije mu mishinga ye, umuntu witwa Soroba. Soroba agira atya nyuma yo kurya umufungo w'umugore ushaje w'umukecuru, abacakiranye n'undi mwana w'umudiaspora ariko w'umunyarwanda, agira gutyo umwana kubera kwikundira Soroba no kubona ukuntu yimereye, yumva nyine urukundo ruramufashe, aramukurashinga. Ye nabyita ubupfubuzi, ariko nanone bimaze kuba isereri, kuko itsinda ryose cyangwa se mu itsinda rigari rya Kiramani hamaze kuzamo ibibazo byinshi. Ninde wagize ikibazo? Twakoteje. Ninde wagize ikibazo? Twakoze contribution. Ninde wagize ibintu byose biri kugaruka ku itsinda rya Kiramani, cyangwa se abo bakunze gufatanya muri gahunda za sinema nyarwanda, komedi n'ibindi bigiye bitandukanye. Miki bagize gutya baramukomanyiriza, bamuteranyiriza amafaranga mu rwego rwo kugira ngo bamufashe. Soroba nawe araje baramuteranyirije kugira ngo bamufashe. Kiramani yakinnye baramuteranyirije kugira ngo filimi zigende neza. Sinzi ngo bamwe ntibashaka no guhembesha kugira ngo wenda bashyigikire boss wabo, ariko it's okay, ibyo nta kibazo. Iyo ubana n'abantu ubundi niko bigenda. Ikindi nanone nangire mbasuhuza kandi mbaha ikaze mu kiganiro cyacu. Iyi ni Zabuloni TV. Ndagira ngo tuganire kuri ibi bintu bikurikira kandi tubane 5 kuri 5. Mwibuke gukora subscribe, like ndetse na sharing, duhurire muri comment kugira ngo twisanzure twinigure. Ndagira ngo turebe iki kintu. Ndagira ngo turebe ku muntu witwa Navi cyangwa se Soroba. Ubundi Soroba muramuzi, hano yaramaze kugira izina rikomeye hano mu Rwanda, cyane cyane muri sinema. Uyu muhungu ariko akomeje kuvugwaho ibintu bitari byiza, cyane cyane ikintu kijyanye no gupfubura pe. Biriya bintu ntabwo ari urukundo, je nabyita ubupfubuzi, ariko nanone bimaze kuba isereri, kuko itsinda ryose cyangwa se mu itsinda rigari rya Kiramani hamaze kuzamo ibibazo byinshi. Ninde wagize ikibazo? Twakoteje. Ninde wagize ikibazo? Twakoze contribution. Ninde wagize ibintu byose biri kugaruka ku itsinda rya Kiramani, cyangwa se abo bakunze gufatanya muri gahunda za sinema nyarwanda, komedi n'ibindi bigiye bitandukanye. Miki bagize gutya baramukomanyiriza, bamuteranyiriza amafaranga mu rwego rwo kugira ngo bamufashe. Soroba nawe araje baramuteranyirije kugira ngo bamufashe. Kiramani yakinnye baramuteranyirije kugira ngo filimi zigende neza. Sinzi ngo bamwe ntibashaka no guhembesha kugira ngo wenda bashyigikire boss wabo, ariko it's okay, ibyo nta kibazo. Iyo ubana n'abantu ubundi niko bigenda. Ikindi nanone buriya inshuti niyo musangira ntigucure, mwagendana ntigusige, watsikira ikakunga, hanyuma ugatambukana ishema n'isheje ukacana umucyo udatsikira. Iyo niyo nshuti. Mu itsinda rigari rya Kiramani tumaze iminsi twumvamo izo jurugujurugu. Byatangiye ngo Kiramani yakinnye, bamufashije, bamukoreye contribution, bamwe mu bakinnyi be ntabwo bari gukina ntibahembwe, ariko ku mahitamo yabo ntabwo ari ku itegeko, mu rwego rwo kugira ngo hatavuka ikibazo. Hazamo n'ibibazo bya Miki ngo yarwaye, ngo yagize gute, nabwo bakagira ukuntu bapfushafushamo gake gake kugira ngo izo nduru n'inkeke zigabanuke, ibintu birushaho kugenda neza. Ariko reka tugaruka ku muntu witwa Navi. Buriya abantu batazi Navi, mwe muzi nka Soroba. Yego nibyo ni Soroba nyine, ubwo niryo zina yahisemo, sinzi ibya Soroba ninga n'ibiki, ariko ubundi yitwa Navi. Uriya mutipe Navi yigeze kujya mu rukundo n'umuzungukazi. Ntashaka kuvuga izina none aha ngaha kuko ntabwo nkunda ibintu bya harassment, buriya agenda ubaha kuko nanjye nkunda abanyubaha. Abagize acyamuteye inda, ariko bikomeza kujujura. Buriya inkuru mbi ni nziza, bigenda n'amaguru, ngo yabyaranye ngo n'umuzungukazi w'umusazi. Ibyo birashira. Abantu byo ntabwo bababuza kuvuga ibyo bashaka, kuko umuntu yava akagera avuga uko ashaka, agatekereza uko ashaka,
ibintu nyine akabivana aho ashaka akagira ahandi abigeza yumva yifuza. Reka tubireke wenda ayo makuru y'umwera cyangwa se y'umwehu w'umuyayu w'umuzungukazi wabyaranye na Navi, reka tube tubihagarikiye aho. Ariko se wa mugani koko abapfubuzi barahari? Impamvu mvuze gutyo si uko Soroba ari umupfubuzi, ariko byenda gusa nkabyo. Ari igihe umuntu akora ikintu ukabona kirenda gusa n'igihari n'ikivugwa, ariko ukibaza bikagucanga bikakuyobera. Ibintu bigenda mu basitari ba hano mu Rwanda bimaze kuba too much, ku buryo nk'umuntu agufasha akakurungurutsa isi yabo biberamo, ushobora gusanga ari ikindi kintu utatekerezaga, ku buryo n'abantu bashobora kuba n'uburyo tubafata cyangwa se tubabona ntabwo ari ibintu by'inaha bya hafi aha pe. Impamvu ndimo mbivuga, uyu Soroba cyangwa se Navi, nyuma y'uko bamusakurije ngo yabyaranye n'umuzungu w'umwehu cyangwa se w'umusazi, habonetse undi umugore bivugwa yuko ari umugore w'umujejetafaranga kabisa, ku buryo niyo agenda ifaranga rijegera ukaryumva. Agira atya babonye Navi aravuga ati aka gasore kabisa gashobora kuba kamara ipfa. Icyo nzi cyo, umugore agira atya yegera Navi, baramuterese amujyana mu bintu bya projet. Amakuru mfite nuko umugore ibyo yakoraga byose nta hantu bihuriye na projet. We yabishyiraga mu buryo bwa projet, akabaha n'isura yo kugira ngo bigaragare ko ari projet bagiyemo, ariko ubundi ikigaragara nuko umugore yari yarikundiye Soroba. We yaramurebaga akabona nyine aracyafite umugongo, aracyafite murotiseri kabisa, azajya mupeza mu kubita icyo bita wabyimba ya danje. Reba namwumutse, kuko Soroba bundi niyo umurebye ubona ari umusore wumutse kandi muremure w'ibigango, nubwo ntabyo ari nyama yarwa, ariko ubundi bariya nibo bazirika uw'imbwa, niko navuga. Umugore agira atya amukubita ikintu bita umufungo, ariko amubwira yuko bagiye kujyana mu bya bizinesi, cyane cyane mu buryo bwo kumwamamariza no mu buryo bwo kugira ngo Soroba nawe ibikorwa bye bya buri munsi nka sinema na komedi bitera imbere. Ikiraha ni iki? Nuko nyuma y'uko amwinjije muri iyo mishinga ye, Soroba uretse ko n'ubundi atari yasobanuriwe neza, ariko nawe nk'umuntu mukuru, amakuru mfite nuko ngo yarebaga akabona ko ikintu umugore ashaka ari iki, ariko bazajya bihengeka bakarya ka puncence. Bucece kabisa, nta muntu ubizi, nta muntu baciye iryera, Soroba akigendera, kandi byari byaranatangiye. Koragira rya gutya kabisa bakibeta, akamurya akantu agahita yikomereza. Impamvu nari kumeshoninga izina, nababwiye ntangira ikiganiro nshuti zanjye, ntago nkunda ibintu byo gusebanya cyangwa se guharasinga umuntu. N'impamvu ndi kuvuga Soroba kano kanya, munyumve neza, nuko Soroba ubu ngubu tuvugana, nuko nyine yamaze kujya gutabwa muri yombi, ntakiri mu maboko ye, ari mu maboko ya leta y'u Bugande. Soroba ikiranga nuko uyu mugore wamuhaye amafaranga kugira ngo batangirane ibintu by'imishinga no kwamamaza, muri make ikintu yarakeneye nuko Soroba ari kuzajya agenda akagira gute, akamufasha mu buryo bw'urukundo, ariko urukundo rw'ikirwa mu buriri. Nicyo kintu ubundi umugore yari yinjirije mu mishinga ye, umuntu witwa Soroba. Soroba agira atya, nyuma yo kurya umufungo w'umugore ushaje w'umukecuru, abacakiranye n'undi mwana w'umudiaspora ariko w'umunyarwanda. Agira gutyo umwana kubera kwikundira Soroba no kubona ukuntu yimereye, yumva nyine urukundo ruramufashe, aramukurashinga, ariko binamubera byiza, abasha guhura na Soroba, binjira mu kintu cyitwa urukundo. Bakinjira mu rukundo, umwana w'umukobwa yafashe Soroba amubaza icyo akeneye cyangwa se ikintu cyamufasha mu mishinga ya buri munsi. Soroba buriya yari afite filimi yanditse ndetse aranayitunganya, ariko ngira ngo yari itararangira neza. Ku ruhando mpuzamahanga ni filimi yatwaye umwanya wa 4 ku ruhando nyafurika. Iyo filimi bivugwa ko Soroba yakoze igatwara umwanya wa 4 ku rwego rwa Afurika, ni naho uriya mwana yamumenyeye, uriya mukobwa wo mu diaspora, niho bahuriye, niho bamenyaniye. Uriya mwana nta nubwo yarazi Soroba, ntiyarazi ngo Soroba ni ibiki. Washaka no kumubwira Soroba akaba yakumva ari nk'ikintu cy'ikiririmbo cyasohotse cyitwa gutyo, cyangwa se akumva ni nka kampani runaka yitwa gutyo, cyangwa se iki nyine, ntago nyine yari kumva ko ari umuntu witwa gutyo.
ariko iyo filimi bivugwa ko ariyo yatumye Soroba amenyana n'uwo mwana w'umukobwa uba mu bihugu by'i Burayi. Umwana w'umukobwa yikundira Soroba gutyo, binjira mu rukundo. Mu kwinjira mu rukundo biba ngombwa ko umukobwa wagiye mu rukundo na Soroba amumenamo amafaranga afatika, ashobora kuba ageze muri miliyoni 20 z'amanyarwanda. Ari nacyo cyatumye Soroba ahita ajya i Bugande gushutinga iyo filimi ngo irangire, kugira ngo noneho ayigurishe bya burundu abone n'amafaranga yifuzaga. Soroba ariko bikimenyekana uriya mugore wamuhaye amafaranga mbere yahise amenya amakuru yuko Soroba ikimujyanye i Bugande, akaba yavuye mu mishinga y'uriya mugore ari ukujya kugira gute, kugura ibikoresho no gushutinga filimi y'uriya mukobwa wo mu diaspora. Ariko andi makuru mfite y'umwihariko nuko umuntu witwa Soroba yari yaramaze gutera inda uriya mwana w'umukobwa, ndetse Soroba akamusaba yuko bakuramo inda. Umwana w'umukobwa aramutsembera amubwira ati reka icyo cyaha sinagikora, n'imbere y'Imana ndi umuntu usenga, ndi umukristu, ntabwo nshaka gukora icyaha cyo kwica umuntu cyangwa se kuvutsa umuntu uburenganzira bwe. Noneho Soroba umwana w'umukobwa aramwihorera, yisubirira hanze kubera ko yari amaze gushwana na Soroba. Ariko byari bibaye nk'ibizamo akantu k'agatotsi bitewe n'iki, nuko Soroba yaramusabye yuko bapuritinga cyangwa se bakuramo inda. Undi arangije agira gute, ahita yisubirira hanze aramwihorera, n'amafaranga arayamusigira. Soroba agira ngo birarangiye, ariko wa mugore nawe yari yamaze kurita mu gutwara umuntu wari wamwibiye ibanga, amubwira ko Soroba ari mu rukundo n'undi mukobwa wo mu diaspora, ndetse yamumenyemo amafaranga menshi kugira ngo bakore ya filimi irangire. Kandi iriya filimi amakuru mfite nuko umuntu wari warayitangije n'amafaranga ye ari uwo mugore wahaye amafaranga Soroba. Uriya mugore rero biravugwa ko nta gihindutse ari we muntu wabashije guhamagariza Soroba agatabwa muri yombi ageze Uganda. Uko icyari kimujyanye Uganda ni iki ngiki, kwari ukujya gushuta. Hari uduce twagombaga gukorerwa Uganda, nyine hari uduce yagombaga gushutingira muri ya filimi. Ikindi nanone hari ibikoresho atari afite yagombaga kujya kugura, ariko mbere yuko Soroba ajya Kampala, njye ubwanjye twaribonaniye. Ngira ngo mbere yuko ajya Kampala byangiye kubabwira twaribonaniye, ariko mu kubonana yaransanze kuri ofisi ku kazi kanjye aho nkorera, ameze nk'uje kunegosiya n'ababosi kugira ngo bamuhe ibikoresho, ariko mu buryo bwo gukodesha, kuko yari atarafata gahunda yo kujya Kampala. Ni ukuvuga ngo ubundi nicyo kintu cy'uko uriya mwana w'umukobwa yari yaramuteye inda ntabwo ari amakuru, mwitonde, ntabwo ari amakuru nakuye ahandi hantu, ni amakuru ubwe we yanyihereye gutya imbona nkubone, ariko ananyereka yuko kuba uriya mwana yasubiye hanze ari byiza byamufashije. Ariko jyewe nkayoberwa impamvu Soroba yamubwiraga gukuramo inda no gushaka kugira gute, no kuba yishimiye ko umukobwa yasubiye hehe, yasubiye i Burayi. Kombi yangaga yuko uriya mugore wamushoyemo amafaranga azagira icyo amenya. Ubundi icyo ni nacyo cyari ikibazo, ni naho rwari ruzingiye. Nicyo kintu urebye mbese cyari giteye ubwoba Soroba. Soroba rero mu kugera i Bugande yatawe muri yombi n'inzego za polisi za Uganda, bamwinjiza muri ribu yaho. Ariko se buretse Uganda harya Uganda nabo bagira ribura, sinzi urwego rwa Uganda rw'iperereza rugenza ibyaha mu gihugu cya Uganda uko barwita. Ariko icyo nzi nuko yatawe muri yombi n'inzego za polisi z'Ubugande, bigizwemo uruhare n'uriya mugore wamumennyemo amafaranga kuri iriya filimi yabaye iya 4 ku rwego nyafurika. Urumva, hakiyongeramo n'amafaranga y'uriya mwana w'umukobwa uba mu Burayi. Ibyo byose bikaba byarateye umujinya uriya mugore wamuhaye amafaranga mbere yuko amenyana n'uriya mukobwa wibera i Burayi, ari nawe wateje ikibazo kugeza ubwo Soroba uwo muzi nka Navi afatirwa muri Uganda, kugeza ubwo bamupfukamishije hasi nk'umwana wa primaire waje adakarabye. Man, biriya bintu biragayitse pe, biriya bintu biragayitse. Niba hari ikintu kibaho, kwiyubahisha nicyo kintu cya mbere, nicyo kintu nababwira, kuko Soroba izina yaramaze kugira. Icya mbere, nubwo bino bintu nubwo byagiye hanze, tuzabivuga iminsi ingahe? Ni iminsi 3 bibe byarangiye, nta kindi. Kuko Soroba ubu tuvugana yarangije guta ikuzo. Icya mbere, yataye ikuzo mu bapfubuzi. Icya kabiri, ati ikuzo mu bapfuburwa.
icya gatatu yambara ibara ku karubanda, yiteza n'umwana wari waramwikundiye yaramuhaye umwanya n'igihe cye. Ibi bintu birambabaza. Ibi nibyo bituma abagore n'abakobwa basigaye birirwa bavuga ngo abagabo b'iyi minsi ntibakigira urukundo, ngo dusigaye dutinya inshingano. Ibi ngibi ni nabyo bintu bindya mu mutwe. Tujye tuvugisha ukuri. Gute umusore nka Soroba wihaye, wari umaze kugira izina muri sinema, urumva wari umaze kuba umusitari yamamariza ibigo bitandukanye, tumubona kuri kamera bamupfukamishije nk'ibandi nk'igisambo, arimo agenza ibirenge, bagenda banamusunika wagira ngo hari umuntu yibye. Uretse ko naciye no ku ruhande n'ubundi nubwo n'ubujura n'ubwesikoro, sibyo? Ejo ntitubonye ubu ngubu Soroba, ejo tuzabona n'undi ntavuze izina, ejo tubone n'undi ntavuze izina, kandi nitutababona mu manyanga nk'ayo tuzababona no mu yandi mabi nk'ayo. Nitutababona basinze bakubitwa amacupa mu tubari, tuzababona banyweye bananiwe kwishyura. Nitutababona banyweye bananiwe kwishyura, tuzababona baryamanye n'indaya barabuze ayo bazishyura, zabafashe mu mashati. Kuko niba umuntu ashobora kuza afite imyaka nk'iya mama wawe, ukemera kumujya mu maguru hejuru y'amafaranga nawe wakwicara ugakorera ukayabona, uri umuntu muzima, nta kaguru wacitse nta kaboko wacitse, ukajya kuryama mu maguru y'umuntu ufite imyaka nk'iya mama wawe, ahubwo ushobora kuba namuruta. Ese ubundi agaciro kava hehe? Tuvugisha ukuri. Ninde wakubaha wowe ubwawe utiyubashye, utitekerejeho, utigeze ufata igihe nyine ngo wumve ko hari ibyo ushoboye gukora, hari n'ibyo wakora ukabona ukanabigeraho kubera ko wabikoreye? Ntago ibi bintu byakugwa amahoro. Ikindi nanone nta mugisha byakuzanira. Soroba nubwo ibi ngibi byamubayeho, ikigiye gukurikira nta kindi ni ugusubiza amafaranga y'abandi. Eda arayasubiza cyangwa se afungwe. Uretse ko uriya mugore uno mugore uri mu Rwanda wamuhaye ariya mafaranga, we natanayamusubiza ubwo bazagira ukundi babigenza, wenda azakomeza yemera ab'umupfubuzi, undi nawe yemereye akomeza ab'umupfuburwa. Ariko icyo nababwira cyo nuko Soroba nta mugisha afitiye muri ibi bintu. Ariko buriya ngo umugani ugana kariho, filimi za Soroba zose akina cyangwa se komedi n'ubundi aba ari indaya. Umugani ugana kariho. Reka mbashimire rero mwe mwakomeje kunkurikira kuri Zaburoni TV, mbibutsa gukora subscribe, sharing, comment ndetse n'ibindi kugira ngo dukomeze tubane 5 kuri 5, kuko iyo ukoze subscribe ugakora ku nzogera, inkuru yose dukoze cyangwa se yaba ari imyidagaduro, politike n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye, direct bita bikugeraho mbere y'abandi bose. Hari ababibona, ariko umuntu wakoze kukazogera wabibona mbere. No kuvuga ngo amakuru ku gihe kandi umunota ku wundi. Murakoze, mugira ibihe byiza.